Ikaze kuri John BTV ni umwanya w'amakuru ngira ngo turagushimira wowe ukoze subscribe kandi nawe turakora subscribe. Uyu ni umwanya ukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe kandi yizewe, ataramara umwanya munini gatanu kuri gatanu n'ahandi wasanga atari no kuri John BTV. Reka rero tureke kwirirwa tubatinda tubakomereze inkuru yacu kuko twakomeje kutuva ku nkuru ya senateri Ndendereza William uretse kwitaba Imana muri iyi minsi. None hari ubwo turi mu muhango we mu kanya gato cyane. Senateri tumuce mu ncamake nk'uko biba bimeze nk'ibisanzwe. Senateri Ndendereza William yakundaga igihugu akanagikundisha abandi. Senateri Ndendereza yavuzwe ibigwi kumwunamira, muraza kugenda mubona amafoto. Abavandimwe, inshuti, ababanye n'abakoranye bya hafi na Senateri William Ndendereza uherutse kwitaba Imana, bamuvuze ibigwi bagaruka ku mirimo myiza imuranze, uko yabanaga n'abantu bose akabatoza gukunda igihugu, kukitangira no gukunda umuco. Ndendereza witabye Imana ku wa tariki 3 Nzeri 2023 azize uburwayi. Yari amaze imyaka 4 ari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yakoze imirimo itandukanye irimo kuyobora akarere ka Kicukiro, kuyobora itorero ry'igihugu no kuba umwarimu muri kaminuza. Umuhango wo kumutaramira, kumusezera no kugaruka ku bihe byamuranze wabereye mu rugo rwe ruherereye ku Irebero mu karere ka Kicukiro ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 10 Nzeri 2023. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi barimo Perezida wa Sena Dr Francis Xavier Kalinda, Perezida w'umutwe w'abadepite Kabalisa Donatille na Boniface Rucagu uri mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye. Abandi bitabiriye barimo Makuza Bernard wahoze ari Perezida wa Sena, abasenateri n'abadepite, abayobozi bo mu nzego zitandukanye barimo n'abakoranye na Senateri Ndendereza, Musenyeri Natani Gasatura wahoze ari umushumba w'itorero ry'Abangirikani muri Diyosezi ya Butare, niwe wagabuye ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba wo kuvuga ibigwi bya Senateri Ndendereza. Yavuze ko mu bihe abigisha ba Yesu bari bacitse igikuba, yaje akababwira ati amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ati umuryango wa William, amahoro y'Imana abe muri mwe n'inshuti n'abavandimwe, mukomere kuko iyi ni inzira ya twese. Umuntu wese afite aho agomba kuva n'aho agomba kugarukira. Igihe iyo kigeze ukaba wavuye aho uvuye ugeze aho ugera, ugomba kuvamo. Umuntu wese waremwe n'Imana agira iminsi 3 y'ingenzi: ubukwe bwo kuvuka. Umuntu wese agira umunsi wo kuvuka ariko nta ruhare abigiramo. Musenyeri Gasatura yavuze ko iyo umuntu avutse aba azanataha, ariko Ndendereza nubwo atashye ariko yabaye umuntu w'umumaro kandi ukomeye mu buzima bwe bwose. Ati yari umuntu ukomeye wagize urugendo, wabaye umuntu ukomeye, ariga, aba umuntu ukomeye. Ntabwo ari ba meya bose bagera ku busenateri. Ibi yagezeho ni ibintu bikomeye. Musenyeri Gasatura yasabye abasigaye mu rugendo kuzirikana iherezo ryabo no kuzasiga inkuru izabarwa ubwo hazaba habayeho ubukwe nk'ubu bwo kubasezeraho bwa nyuma. Ati umunsi nk'uyu nugera bazakuvugaho iki? Umunsi nk'uyu nugera uzaba warashimishije Imana ku buryo uzaba muri ba bandi bazambikwa ikamba. Tukabifate
tuyafite ngo ni ukujya ku kiriyo gusa, ni ugukuramo amakuru. Murakoze cyane n'amakuru twari tubafitiye, gusa kuri John B TV dukomeze n'undi muhango wo gushyingura.